bakavuga ati kuki ibi bintu bije nyuma yaho bigaragara yuko natwe mu bantu bacu bamwe baserebuye ibyavuzwe ku Rwanda, ati ibi ni ushaka guharabika no kwandarika. Urumva umukuru w'igihugu ati kandi icya kabiri ntitubona entere ariyo yose iki kinyamakuru batatinye kuvuga yuko ari ikinyamakuru gikoreshwa n'abantu, ari abanditse inkuru, ari abakiyobora, ko ari abantu batabuze kurangwa n'umuco mubi wo gukunda indamu n'ibindi byose no guharabika abantu. What is your take on that? Nabivuga iki? Ibi kugiye cyo bivuga biragoye kubera ko bishobora kuba ari ukuri ariko si igihe biziyemo kuko uyu munsi wa none cyangwa bikaba atari ukuri. Okay, ikinyamakuru nk'iki ngiki Le Soir sibyo, uko biri kose ntabwo ari fake news sibyo. Ndimo gushakisha ahantu bigaragaza ko ari cyo koko cyabyanditse. Nahabuze nge. Wahabuze kuko ndabifite ahangaha byo wampaye ha Bruxelles. Témoignage ya Francisco Piscopo nyiri Pizzeria Godo. njya nagiriyemo ubwoba, nabonye amafoto batanze wayahuza ukabona ari fabrication. Ni fabrication itegereza ukuboko ariko ukuntu kumeze ntabwo ari ufashe biriya bintu. Okay, reka ndebe niba hari umuntu ufite source nyayo y'iki kinyamakuru cyanditse bingibi. Urumva ariko muri iki gihe kuko urabona uburyo bamudekriva muri iki gihe habaho fake news. Mwendere Skalmusha bakavuga ngo un homme sans qualification académique, ngo nta qualification nimwe, ni utarize muri kaminuza. Oya no, même secondaire kuko nayo barimo qualification humanitaire. Un académique ariko académique c'est pas nécessairement les tâches à l'institution. Yaje kuri Pizzeria Godo ashaka umurimo. Ambwira ko papa we yigeze kuba minisitiri w'intebe wa Zaire ariko ko ubutunzi bwabo bwayoyotse mais que les richesses s'étaient vite évaporées. Agi intambara media shamuguru bw'Imana iyi media wo ngo yabaga dans un petit appartement avec sa femme et ses enfants. Yabaga mu kazu gato n'umugore we n'abana. Il passait souvent ses soirées à boire des bières devant la pizzeria. Imigoroba ye yose yabaga ari kumira kantu ngo imbere ya pizzeria. Ari mu kuganira politique. Ngo discutant de politique avec ses amis. Nous yari umunyapolitike quand même. Ibintu nuvuga ngo rero ibi iyo bitaza abantu iyo bitaza kuba space nabibonyemo nimugoroba nta nubwo nari no kubikubaza. abantu bize icengera ndimi, urumva abantu bize icyo bita gucengera indimi, uhita ubonamo akantu ahangaha. Ibi bintu ukuntu umuntu adekriva undi ukamusobanura bigaragaza ko ibintu ari biased, ari ukubeshya cyangwa no kubeshya. Ariko media zaba ndeba kandi ibi bintu byafashwe n'abantu nkaho ari la vérité, ariko kugeza no munsi birimo dusodeko. Reka mbaze mpuguke Sadate niba ibi bintu yarakubutse Buraya, niba yarabisomye koko mu kinyamakuru cyari cyo cyose. Ariya ntiyarari mu Bubiligi cyangwa mu Faransa. Ni mu Bubiligi. Niba yarari mu abwe niba yarabisomye nizere ko yibonye muri restaurant akabiganiza n'abantu. Reka mpamagare Sadate. Sadate ndaguhamagaye ewana uza kubimubwira umubaza uwo muntu wita umukoresha we ntuzapesa hajya ni Pescopo. Ngo quand j'ai appris qu'il était devenu président de la RDC, il m'a kumenya ko yabaye président. J'étais à la fois surpris et fier. Naratunguwe ariko ndanishima. Je l'avais connu alors qu'il était presque à la rue. Nari mumenye ari mu muhanda. Il n'avait pratiquement rien. Nta kintu yari afite.
ibintu nta kintu yari noneho cette ascension de livreur de pizza à chef d'état kuva ku muntu wagenda agakwirakwiza za pizza umuseriveri wa pizza agahita aba president. Bonjour. Muri Isilamu hari ibyo tujya tuvuga yego ngo ijoro ry'ubugabe cyangwa rayituruka ngo ni uguhura n'ibitangaza birenze ibindi byose ku isi. Ok, monsieur Sadat, bonjour. Waramutse amahoro. Tu étais où? Nazunguruka ubwo ibyo bihugu by'abari abavandimwe b'iwacu ndavuga abera. Wigeze ukandagira mu Bubiligi mu minsi ishize? Bubiligi menya nabwo nakandagiyemo cyane kurusha ahandi. Ikinyamakuru cyitwa Le Soir urakizi? Le Soir ndakizi cyane. Wigeze nibura ukirebamo il y a combien de jours mon ami? Mu minsi nk'itanu ishize? Ndagikurikirana. Ibi bintu twebwe kugeza uno munsi tutarasobanukirwa neza wenda mutabaruka yakocishamo twe twabirebye twarabibonye tuvuga tuti n'impamvu byatumye ngutekereza nuko ushobora kuba wenda wararebye mu nyamakuru yo mu Bubiligi gihe wari uriyo katiyetera ikindi mbona space nimugoroba abakongomani bavuga ati ibi bintu ni propaganda y'u Rwanda yo kusebya umukuru w'igihugu. Mutabaruka nabanza kubwira ibintu tuvuga wabyumvaga kuva vuze ngo niba ari ijoro nanciremo kanze mbisubiremo mu ngingo zabyo zikomakomeye utubwire niba koko warabibonye niba utaranabibonye wenda tuvuge tutse niba hari n'undi ufite source nyazo ziva mu kinyamakuru. Ni ibintu byafashwe nk'inkuru yanditswe mu kinyamakuru. Ni ibintu byafashwe nk'inkuru. Yego. Biri mu Gifaransa banditse ngo Bruxelles hariya niho waruri Brussels niho waruri. Yego. Ndimo ndanakubona rwose ku mihanda. Wabibonye ko nambaye inkotanyi? Ntabyo ndi kubona. Ndabona nambaye akajire kari aho ngaho. Wari ukambaye. Karaka inkotanyi n'ingofero y'inkotanyi ariko mutabaruka ujya ureba cyane. Aho si wowe bavugaga muri ntuza Rwanda Classified? Buriya ni nashaka kubereka ko inkotanyi tutazi Bruxelles twihishe. Okay. Ntabaguteye amabuye n'amagi wenda n'amase y'indogobe. Ahubwo nabaguriye byeri ndababwira numve byeri z'i Rwanda uko ziryoha nubwo zitari zirarukoriza. Ubwo ntibakubwiye ko bagiye kubagabura ku mafaranga y'amaraso? Ahubwo nababwiraga ko barimo kurya ku manyarwanda kuko twishyuraga kuri karita kandi nkababwira ko ikarita yanjye iri mu manyarwanda. Ni mwumva aho igihugu kigeze mw'abana mwe mutahe igihugu kirabakeneye mureke kwiruka imihanda. Okay, sawa rero turase ku ntego ibindi turabigarukaho mu kanya. Yego. Baragira ati ngo témoignage de Francisco Piscopo. Yego. Propriétaire de la pizzeria Godot sur Félix Tshisekedi. Abundi ariko iyi pizzeria Godot i Bruxelles iriyo warayibonye cyangwa ntayo? Irahari cyane rwose. Ni ya Francisco Piscopo. Wenda propriétaire we simuzi ariko iyo pizzeria irahari iranazwi. Ngo ni ahantu hitaruye gato umujyi si mu mujyi rwagati baba ni dans la banlieue paisible de Bruxelles. La pizzeria Godot se distingue non seulement par ses délicieuses pizzas, mais aussi par son propriétaire charismatique, Monsieur Francisco Piscopo. Fondée dans les années 80, cette pizzeria est une entreprise familiale transmise de père en fils. Ni umutungo w'umuryango washinzwe mu myaka za 80 ariko akaba ari ubisigayemo kuko byari iby'ababyeyi nibo babitangije. Ni nako abazungu bakora bura na Kenisa azabigana iyo TV1 yo kwisiga mu muhanda yihereza abana bakomeza. Aba bazungu niyo babuze biraga imbwa. Ibyo bifite amakunda afite ngiye bati imbwa muzayibi ngibi.
dukomeze ariko ibyo bintu ntubyanduze kendisi rwose uramenye reka imana mungu apishe mbari kabisa. uyu rero aratanga ubuhamya bw'ukuntu yahaye nyakubahwa Tshisekedi Felix Antoine Chilombo ataraba nyakubahwa ko yamuhaye akazi k'ubuseriveri bwa pizza. yego agatungurwa no kumva ko umunsi umwe ijoro rimwe rikeye yabaye perezida bati uwo nakoreshaga nabaye perezida birantunguye ariko biranashimishije. yego ati nta kintu yari afite azambwira ko ngomba kumuha akazi ansaba akazi. yambwiye ko papa we yigeze kuba minisitiri w'intebe ariko ubutunzi bwabo bukayoyoka mu gihe gito ngo yabaga mu kaparitema gato n'umuryango we hanyuma amuha akazi kubw'imbabazi compassion. niko yavuze ni kubwa compassion kubw'impuhwe. aba ngo j'ai embauché Félix par compassion. noneho agatangira ati uyu mumesye ari kuvuga kuri Tshisekedi. uwo Tshisekedi un homme sans qualification académique est venu à la pizzeria Godot en quête de travail, d'un travail. yaje gore kuri pizzeria uwo muntu utarize yaje aje kunsaba akazi arimo gushaka amakuru y'akazi en quête d'un travail yaje gusaba akazi. okay. Avant malgré les apparences et les difficultés évidentes de Félix uko yagaragaraga ndetse n'ibibazo byari bimwugarije Piscopo a décidé de lui offrir une chance. uyu Piscopo yabateka mu amahirwe kubw'imbabazi yari amufitiye kubera uko yasaga n'uko yari ameze. il n'avait ni certificat nta kigaragaza ko yaririze yari afite ni diplôme nayo ntayo, mais je l'ai pris sous mon aile ariko ndamufata nkamukurikiranira hafi kugira ngo mutuze akazi. Quand j'ai appris qu'il était devenu président de la RDC maze kumenya ko yabaye perezida wa Congo birantungura ariko biranashimisha cyane. nari naramumenye alors qu'il était presque à la rue. nari naramumenye ari mu muhanda. Il n'avait pratiquement rien. nta kintu yari afite peu et je sentais qu'il avait le potentiel pour réussir. uko ari uko amuvuga ati ariko kuzamuka mu kanya gato kuva kuri livreur de pizza ubwo ni umuseriveri wa pizza a chef d'état avuye ku museriveri d'etat komite ntambwe zigahita président ngo aurait pu être l'apogée d'un conte de fées moderne. ati byari bikwiye kuba ari ryo herezo niko gasongero k'inkuru ikarangira aho ngaho. yego inkuru zitangaje zisamaje cyane. ariko n'ahantu yavuze yamwishongoyeho bibabaje n'ibyo byababaje n'abantu benshi. avuga ati uyu muntu igihugu akiyobora nk'uko yaderivaringaga pizza kandi nazo amafaranga ntayagarure. umva bivuga abati me ngo ariko nyuma y'imyaka 5 ayobora nza kumva les Congolais de Bruxelles abanyekongo y'Uruseri parlaient de lui. numva bamuvuga et en observant les rapports internationaux ariko nareba imibanire mpuzamahanga. ariko nkubwiza ukuri Angeli banzo akira akadomo ibi bintu byakozwe n'abopoza pe. je ne peux m'empêcher d'être déçu. ntabwo sinabura gucika intege. ariko icyo nabivugaho njye nshingiye ku umva kuntu ari ababeshyi ngo il gère le Congo acunga Congo comme il livrait les pizzas nk'uko yatangaga za pizza. banzo ashyira akadomo nshingiye kuri icyo abantu barabeshya buretse gato Pescopo yaba afite iyihe nyungu kwirirwa abeshya kujya dusipoze ko wenda atanabeshya inyungu yaba afite nyuma y'imyaka 5 kujya kuvuga ibintu ngibi noneho akagira n'ubuntu bw'uburingoshyo
byongosho n'ubuhuksa ashyiramo ati igihugu akiyobora nk'uyobora ni izihe nyungu pisikopo afite muri Kongo ku buryo yatanga interiviyu nk'iyi ngiyi. Icya kabiri, niwumva mu myandikire urumvamo ikintu kimeze nka poezi, sibyo? Ibi bintu byakozwe n'abantu, nubwo numvise babitwerera ngo petit pays, ariko ntekereza ko ibintu byakozwe n'abakongomani ubwabo bashobora kuba barwanya ubutegetsi. Sadat, mu tuntu duke nzi mu ndimi no kuzandika duke nzimo, ibi bintu ukuntu bitondetse nanjye kabisa nabaye biragaragaza ko aba bantu nabo ubwabo ni igihuha, barimye mu gihuha. Ariko reka nanjye icyo mbivugaho, ariko s'il vous plaît, imbere na mbere banza tubwire, wigeze ureba muri Le Soir ubona iyi nkuru? Kandi yakubwiye ko utabibonye. Ntabyo wabonye? Niyo mpamvu tubisubire. Iyi nkuru ntabwo nayisomye, ariko icyo nashaka kuvuga ni uko ubwo nari mu Bubiligi hari enami kongole, twari kumwe n'undi munyarwanda utuye Anverse, ntashatse kuvuga amazina yabo. Ntabwo twagiye muri detaye nk'uko iyo nkuru iri muri detaye, ariko uburyo yarivuraga amapiza i Bruxelles, ariko ibyo ntacyo bitwaye, ibyo ni akazi. None kakubwira, erega buri wese agira amateka ye. None se Saddam Hussein ntabwo yaragiraga intama? Nta muntu udafite amateka. Na Gaddafi yari umwana wabaye mu mahema w'umubeduwini, ibyo nta gitangaza kirimo. Ibyo ntabwo nabigize igitangaza, ariko nk'uko uwo muyobozi we cyangwa wamuhaye akazi abivuga, ntabwo nemeranywa yuko byakozwe n'inkuru y'abaopoza bari mu Bubiligi. Buriya imwe mu miterere y'abazungu hari ibyo tubanenga, ariko n'ibyo tubemeraho. Burya bagira realite, ibyo nta muzungu wajya gukoresha kugira ngo akore inkuru ku kintu nk'icyo ngicyo. Bishobora kuba bitaranabayeho, ari abantu ni ikintu abantu biyandikiye bagishyira aho ngaho mu nyungu wenda zabo, ariko simbona rwose iyi nkuru. Icya mbere sintekereza ko yaciye muri Le Soir. Niba hari uwayibonye yayiduha. Biragaragara ko ari ikintu cy'igifake news cyakozwe wenda gishingiye ku mateka y'umuntu, ariko kikaza gifite inyungu imwe gusa yo kumudisqualifier, sibyo da? Nje niko mbyumva. Ariko wenda uko byaba bimeze kose, icyo mpamya ni uko bishingiye ku buzima bwo yabayemo mu Bubiligi. Wenda detaye zo kuza ari umuntu ufite ibimuwe, utagira diplome, uba mu kapeti apartema n'umuryango we n'ibindi, ibyo byo ni izindi detaye abantu bakurikirana bakareba. Ariko realite iri mu Bubiligi, iri ahantu hose, ni uko perezida wa Kongo yakoze ako kazi. Wenda izindi detaye nk'izo ndimo kuvuga simpamya yuko zo sinazihakana, kimwe nuko ntazemeza, ariko byibura icyo twemeranywaho twese aka kanya ni uko perezida wa Kongo mbere y'uko aba perezida, amwe mu mateka ye ni uko yarivuraga izo piza. Ibyo si ikibazo rwose. Sinkubwira urugero rw'abari abashumba b'intama, ariko nuko wenda ntari bwumve ibintu kimwe namwe. Nta nubwo dukeneye kubyumva kimwe nawe mu frere. Icyo mpamya cyo burya mu byo tugomba kwiga muri Afurika, tugomba kwemera yuko kariyeri z'abantu b'ibivumbuka gutyo, ngo ni Tshisekedi yarivuraga amapiza, undi Kayibanda muramuzi, kariyeri abantu nk'aba kenshi barangiza bakora nk'uko bakora aka kanya, nk'uko mubona Kongo iyobowe aka kanya. Rimwe na rimwe rero tujye twemera yuko niba Kenisa ari umunyamakuru, ntabwo nzabyuka Sadate Munyakazi ngo ngende umunyamakuru nka Kenisa, bizangora. Niba hari ubuyobozi, hari uko abayobozi bakagombye kujya bategurwa muri Afurika, kuko ingaruka zitugeraho turi benshi. Icyo nshaka kuvuga ni uko kuvumbuka ukaza from nowhere, nta bigwi na bimwe ufite, nta ariko ntabwo nemeranya nawe. Ntabwo s'il vous plaît, laissez-moi parler. Oya, reka nkubwire ikintu kimwe Sadat. Uyu nguyu ni fils wa grand politicien dans tous les siècles au Congo. Ariko ntabwo kuba fils de quelqu'un ntabwo bisobanuye yigiye ku mavi ya se.
ibyo turabyemeranya. Ntabwo yagize umwanya wo kwigira kuko yigiye ku mavi ya se, wenda uriya ni umurage wa se, urumva ibyo rero ntabwo nkeka yuko se yabaye umupolitisiye atateguwe nawe kandi ntiyateguye umuhungu we. Ninde mupolitisiye? urashaka kumbwira ko uwateguwe ninde? Uwateguwe se ninde? Uwateguwe ninde? yaba yaramuteguye. Ni nacyo navuze ngo Afurika tugomba kugera ku rwego tugomba kujya dutegura abanyepolitike n'abayobozi b'ejo hazaza, kurusha yuko umuntu aza ari umupopira kuko avuga cyane, kuko avuga byinshi ngo atsinze amatora agiye kuba umuyobozi. Ibyo rwose ni demokarasi, no? Niyo demokarasi ntabwo bizakunda. Niyo mpamvu tuzabona ibibazo nyine by'abayobozi nk'aba ngaba. Perezida Tshisekedi Pere ashobora kuba yarabaye umunyepolitike atarateguwe, niyo mpamvu yahoze muri opozisiyo kurinda ashaje. Umuhungu we nawe ntiyamuteguye, kuko yamuteguye ariko kumurekera muri Kongo akamubwira ati reba ibyo ndimo gukora, kuko niba arimo kurivura amapiza i Bruxelles ntabwo arimo gutegurirwa kuba umunyepolitike. Ariko kurivura amapiza, umva, gutwara amapiza ni kimwe n'uko undi wari wese yakora akazi, ko hari abanyapolitike tuzi bakoze akazi gatandukanye. Icyo ni ikibazo nyine. Ntiduhuze, s'il vous plaît mon frère, ntiduhuze akazi. Ufatire kuri ku bihugu, ku manasiyo akomeye yabayeho, nariho aka kanya ntabwo wavumbuka from nowhere ngo uraje ngo nukuri popira ngo ugiye mu muhanda uvugishije mayibobo nka kuriya kwa Bobi Wine hano hakurya, ngo uragiye ngo ugiye muri presidence urayoboye. Akabazo k'amatsiko ushobora kumbwira who mentored George Washington? Ariko nyine ni igihe bari barimo kubaka ibintu byabo icyo gihe. Icyo nakubwira cyo écoute, circonstances zirema abantu. Circonstances zirema abantu, ariko abo bantu bashobora gukora amadega. Bashobora gukora andi madega n'inzo yo mwatekerezaga. Ibyo rwose ntitwabitindaho kuri no puwe. Ngewe ntekereza yuko uwakoze iyi nkuru y'igihuha, ndashaka n'abantu wenda, kuko ngiye ndatekereza ko ntabwo nagira isoni zo kuvuga ko ari inkuru y'igihuha. Ni igihuha rwose. Iyi nkuru y'igihuha wayikoze uwo ari we wese, keretse ko u Rwanda rwagowe barwitirira byose. Uwabikoze ntekereza ko ari umukongomani washakaga kwandarika no kwandagaza, ashingiye wenda ku kahise, turumvikana, ka Perezida Antoine Felix Tshisekedi, kugira ngo amwexpose. Ariko buri wese ugiye mu kahise ke wasanga abantu bose barakoze ibindi. Buri muntu agira histoire. Nushaka gukora ibindi ukaba ministre, ufite ibindi ukora biraho. Absolument, oui. Ngero ntizihari. Urumva rero Sadat kuri iyo ngingo, iyo deba muzareke tuyifungure, wenda ndumva ntazaba mfite abafana benshi, ariko nzaba mvuga ukuri. Tuyifungurira kuri perezida w'abandi w'ikindi gihugu. Yamvuze deba yo kuvuga abayobozi en general twakagombye kuba twifuza umuyobozi wateguwe, umuyobozi ufite kariyeri politike waciye niba mu mudugudu ayobora umudugudu, agere ku murenge abe gitifu, azazamuka abe meya, azazamuke. Uwo muntu naza akajya kwiyamamaza sava, birumvikana. Ariko umuntu ntazi uko bategura budget, ntazi uko bashyiraho guverinoma, ntazi uko guverinoma iyoborwa, ntazi uko. Ariko utekereza ko umuntu umwe ari uyobora wenyine? Ntabwo umuntu ayobora ari umwe wenyine. Ikindi kandi kiriya gihugu bari abantu bazira za miliyoni zamutoye, urazitesha agaciro uhereye we Sadat. Oya, mureke mwese mbakiranure, sibyo? Iyo uri perezida uba ufite access ku bwenge bw'abaturage bose ufite. Icyo usabwa ni ukureba abagufasha gushyira mu bikorwa ubwo bwenge bwose, kubushyira in the good use. Kandi kiriya gihugu gifite abantu benshi bize. Ubwo se waba uri perezida waba ushyira mu bikorwa abanyabwenge, nawe ubwawe udafite iyo capacity, reka no kuvuga ngo udafite ubwo bwenge. Arabufite ariko nyine ubwo afite turimo kububona, abantu barimo kurya abandi, abantu barimo gutwika abandi. Mureke mbashimire, ntabwo turi burenga ahangaha kubera igihe. Reka tugushimire Bwana Sadat.